turifuza mwami kwiherana na buri muntu. Wowe yuje ntago uciraho umuntu iteka. Wafasha wa mugore bafasha sambana, uravuga ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Babazi zawe zijya ziturenga, uko ukora biraturenga mwami w'abami. Reka iryo jwi ribohora umunyabyaha akabohotse, rimanuke mu buzima bw'umwana wawe wari wibasiwe n'icyaha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imbaraga zidasanzwe zuzura umutima we mwami w'abami, abahoke iri joro, abahoke uyu mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abahoke ku nzangano, abahoke ku busambanyi, abahoke ku kwikinisha, abahoke kuri masturbation, abahoke ku kureba filime z'urukozasoni, abahoke ku byaha byose byo mu ibanga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka uyu mugoroba imbaraga zawe zimanukire kubabohora, zibohora abahungu bawe n'abakobwa bawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Zimare kwifuza kubi kose kwaba kubiciye mu mutima w'umuntu. Mwami wanje, uri umunyembabazi, uri umunyabuntu butangaje. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo rimeze nk'inkota ityariye amugi yombi, ngo ndetse ngo rimeze nk'inyundo imenagura ibitare, ngo rimeze nk'umuriro ukongora. Reka umuriro wawe utambuke mu buzima bwacu, utandukanye ibintu byose by'umwanda, ibintu byose bitubuze kugirana nawe ubucuti, bikongoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Utwiharire mwami w'abami. Inyungu z'ibyisi zadufashe tukananirwa kubirekura, twareba icyo bitwinjiriza, twareba icyo bitumariye, twareba ko bidutunze, tukananirwa kubirekura. Reka mu mbaraga zawe no mu mbabazi zawe nyinshi ubohora abahungu bawe n'abakobwa bawe mu buryo bwa burundu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igituma turi muri aya masengesho nuko tugushaka, turagushaka mu ntege nkeya, turagushaka tudashoboye. Nuwaba dukurikira mwami, igituma tuninga kugira ngo bimbe ijambo ryawe nuko gushaka. Ashobora gushaka goswe, ashobora kugushaka baswe, ariko aragushaka. Reka imbaraga zidasanzwe zimanukira ubuzima bwe, abahoke mu buryo bwa burundu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Shagagura ingoyi y'icyaha, kiza ububata bw'icyaha icyo ari cyo cyose, icyo tubasha kuvuga n'icyo tutabasha kuvuga. Kiza uburozi, kiza ishyari. Shagagura iyo ngoyi, ntazi impamvu arigira, ntiyishimira ibyiza by'abandi, ariko wamukize mwami w'aba. Urashoboye, ufite imbaraga, uri umunyembabazi, uri umunyabuntu butangaje. Turacyakwinginga mwami, aba bantu bari muri level ya kabiri, ubuntu bwawe bwinshi bujya bukebukisha umuntu bukamukura mu bidafite umumaro. Ubwanyebukishije, ubwakebukisha abandi bizera benshi, reka bumubeho mwami. Ntabwo afite imbaraga ariko aragukunda, ntabwo afite imbaraga ariko aragushaka. Reka ubuntu bwawe bumukebukishe, bumukure mu bidafite umumaro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ahurwe, abihurwe nabyicaramo yumva ataribye, abihurwe nabitinzaho amaso yumva bitakiribye, bitakijyanye naho agana, bitakijyanye naho umwerekeza. Reka bihurwe kubw'ubuntu bwawe. Nabonye ujye ubidukorera mwami, ukatukura mu bintu by'ubupfapfa twamazemo imyaka. Ndakwizeye, kebukisha abagabo, kebukisha abagore, kebukisha abasore n'inkumi. Bakura amaso yabo ku bitagira umumaro, bakura amatwi yabo ku bizonona ubugingo bwabo. Urakoze mwami mwiza. Turifuza kuba abantu bigaruririwe nawe, turifuza kuba abantu bayoborwa nawe, turifuza kuba inshuti zawe, turifuza kuba abantu uvugaho wicaye ku ntebe yawe, turifuza kuba abantu uhamiriza, wakwerekeza amaso aho tubarizwa hirya no hino, ukavuga ngo ufite y'umwana, ufite y'umukobwa, ufite y'umuhungu, nta cyabayo kuko arahari. Turifuza kuba abantu uhamiriza nkuko wahamirije aba bagabo batatu, Yobu, Nowa na Daniyeli, nkuko wavuze ngo nagirira ubu bwoko bene Yakobo, Isiraheli, urubyaro rwa Aburahamu, inshuti yanjye. Turifuza kukubera inshuti, dukiza ibintu byose byabangamira ubucuti dufitanye nawe, dukiza ibintu byose byatokoza ubucuti dufitanye nawe, dukiza urukundo rw'ibyisi rujya rudukomangira, dukiza ubwibone bw'uburyo bwose, dukize mwami, tukubera inshuti. Urakoze mwami w'abami, urakoze papa. Reka twongere dusenga. Igihe nasengaga mu mutima wanjye numvise Imana isezeranya kudukiza isoni n'ikimwaro, kudukiza indwara ziteje isoni. Hari indwara ziteje isoni umuntu adatinyuka no kujyana kwa muganga, abagore batabasha gufata
inkari zabo, abagabo bwabo budakora, n'ibindi byose biteje isoni. Kandi turi abana b'Imana. Data yasezeranye kudukiza ibintu biteje isoni. Nawe ufite ibyuzi, Data yasezeranye kudukiza ibidukojeje isoni. Ni umunyembabazi Imana, ni umunyabuntu butangaje. Mwami, suka imbaraga zawe zikiza abahungu bawe n'abakobwa bawe ibintu byose biteje isoni biri ku buzima bwabo, ibiri ku mibiri, ibiri mu miryango, ibiri mu mwuka, nk'uko wasezeranye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mara ikimwaro, mara isoni, mara gusuhuza umutima mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Uri Imana igira neza, uri Imana ivuga rimwe ibintu bikajya mu buryo. Uri Imana itangaje. Reka bazaguhamye imbere y'abamarayika, reka bazaguhamye baguhamiriza umuntu umwe kuko byinshi bitavugika imbere y'abantu. Reka bazapfukama imbere y'abitanda byabo baguhamye, bagushime kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze ku buzima bwabo. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa. Tuboneyeho kukubwira ngo ukore ku bintu byose bidukoze isoni mu rugendo dufitanye nawe. Bikurweho Mwami, bikurweho uyu mugoroba. Mukize izina bamuhaye muri karitsiye, mukize tikete yahawe na bene wabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mukize igisuzuguriro cy'umwanzi, mukize icyangiro cyagiye ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Icyangiro gikurweho, ubuzima bumeze nk'ubunukira abantu bukurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ahungwa n'abantu bose, ntiyishimirwa n'abantu. Ibyo nabyamburwe nk'uko umuntu yambura umwambaro wanduye mu izina rya Yesu. Reka igikundiro ijuru ritanga, kwemerwa ijuru ritanga bibe ku buzima bw'abagushaka uyu mugoroba. Igikundiro utanga ntikivuguruzwa. Esiteri wamuhaye igikundiro, amaze iminsi umwami atamuhamagara, ahingutse umwami aramubwira ngo urashaka iki mwamikazi Esiteri? Nubwo cyaba igice cy'igihugu nakiguha. Hari igikundiro ijuru ritanga, kitazanwa n'ubwiza, kitazanwa n'amazuru asongoye, kitazanwa n'igihagararo, kitazanwa n'amataye, kitazanwa n'inzobe n'ibigikara, kitazanwa no kwambara. Turasaba icyo gikundiro kugira ngo gisimbure icyangiro cy'umwanzi mu izina rya Yesu. Ubuzima bwaho bwatabitswe bukurweyo, amurikwe, agaragazwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo ahoberane n'umugisha we, ahoberane n'ibyiza wamugeneye. Urakoze Mwami w'abantu, uratangaje, uteye ubwoba. Uri umugizi wa neza, uri umunyembabazi, wumva gusenga kw'abagutakira. Uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana ihindura ibintu, uri Imana idutabara isi y'umwijima ikumirwa, uri Imana idutabara abarozi bagasigara baturebera hakurya hariya, uri Imana idutabara ikaburizamo imigambi ya Satani, uri Imana idutabara urugamba rwari rugeze mu marembo, uri Imana idutabara. Uri Imana yacu, uri umwami wacu, witwa Uwiteka Nyiringabo, kugira ngo turwanirire, kugira ngo tubere maso. Twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe uduhagaritse. Twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe utugize. Suka imbaraga zawe Mwami mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Mu bazamutse mu cyumba cyo hejuru, nta makuru twigeze twumva yabishwe na kanseri, nta makuru twumvise yabishwe na diabete, nta makuru twumvise yabishwe na za hypertension. Mu bazamutse mu cyumba cyo hejuru, nta makuru y'ibyorezo. Bavuze ubutumwa, imijyi irahinduka, bubika isi. Ayo niyo makuru twumvise. Impfu zitunguranye zabaye kuri ba Safira na Ananiya, zazanywe no kutagutinya, zazanywe no kugukerensa. Ndasenze kugira ngo umuntu wese wazamutse mu cyumba cyo hejuru, ubuzima bwe buhindurwe nawe, buhindukirwe imbere yawe nyaguhora ku ngoma. Ikimurizo gikoreho, igituma asuhuza umutima ugikoreho, amanukana imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo. Yagukorera gute umubiri utameze neza? Yagukorera gute afite agahinda mu marangamutima? Yagira umutwaro gute w'abarimbuka? Yikoreye isoni n'ikimwa, ariko nabonye ujya ukiza. Ugakiza warangiza ugatanga imbaraga, ugakiza warangiza ugatanga inzara n'inyota, ugakiza warangiza ugatanga imihamagaro, ugakiza warangiza ugakora ku maso y'umwuka tukabona, ugakiza warangiza ugakora ku matwi yacu y'umwuka tukumva, ugakiza warangiza ukiyatwihererana Mwami, tugasigara tunyotewe wowe wenyine. Ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice. Gira neza ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bagushaka. Tuba twaje mu ntege nkeya,
ariko reka ubikwereye igitambo kiguhumurira neza. Nukumanuka dushyigikiwe nawe, nukumanuka mwami byari byaratunaniye tubishoboye, nukumanuka mwami kamere yacu yari ikanuye amaso, yari shingitse isa n'iyabatakwizera, yapfuye iganjwe n'imbuto z'umwuka wera. Turakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukora umurimo muri twebwe, ngwino ukora umurimo muri twebwe mwami, ukora umurimo wawe uko ushaka. Gusukiye umutima wanjye mwami, nkuzanye nk'uwambaye ubusa, nje kukubwira ngo nta kintu ufite nakwishingikirizaho. Ndashaka wowe, wowe wenyine mwami, wowe wenyine, wowe wenyine mwami, wowe ujya ushyiraho ikintu kigafatika kikagumaho kigahinduka icyiteka ryose. Ndashaka wowe wenyine mwami w'abami, ndashaka wowe wenyine. Nta mwana w'umuntu wamara inyota nk'iyo ngufitiye, nta butunzi bw'isi mwami bwamariye inyota ngufitiye, nta cyubahiro cyamariye inyota ngufitiye. Ndashaka wowe mwami w'abami, ndashaka wowe mwami w'abami, ndashaka wowe. Utwemerere tukubone mwami w'abami, utwengerera inyota, twongerera inyota yo kugushaka, twongerera imbaraga dusiganwe, kuko turi mu bihe bya nyuma. Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira ibizaranga ibihe bya nyuma. Mbega ngo ku rukundo rwa benshi ruzaba rukonje, mbega mwami ko tuzaba dufite kwirarira, mbega ko tuzaba duhakana imbaraga zo kwera nyama dushaka kwitirirwa izina ry'Imana. Mwami utwemerere ntidufatwe n'ibyo. Turashaka ibyo Yoweri yari yarahanuye, yari yaravuze ngo mu bihe bya nyuma uzasuka umwuka wawe kandi ku bantu bose. Turifuza kuba muri icyo gihande cy'abasukirwa umwuka wawe, turifuza kuba muri abo ngabo badacogora, muri abo ngabo batanamuka. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, guhaye icyubahiro. Nyemerera uhure na buri muntu wese, uhure na buri muntu wese ugushaka. Nyemerera mwami wowe utarobanura ku butoni, ndakwingize ngo uhure n'ubuzima bw'umuntu wese wahagurukiye kugushaka. Yaba twebwe turi hano, yaba abazafatanya natwe bari kure, turakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, guhure n'umutima ukunyotewe, hura n'umutima ukunyotewe. Witwemera tuguma ahantu hamwe, witwemera tuguma aho twari tugeze naho twari tugarukiye. Twemerera uhure natwe mwami. Naritegereje muri Bibiliya sanga abantu bose bahuye nawe byarahindutse. Bamwe bakize indwara z'umubiri, abandi bakize mu mutima, abandi bahagurutse mu mbaraga, abandi boherejwe nawe bahabwa misiyo kandi bayihagararamo. Nta muntu n'umwe wabanye nawe ngo akomeze ameze nk'uko yari asanzwe. Turakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, twemerere tukubone. Nyemera buri muntu agirane nawe umwihariko, umwihariko mwami, umwihariko mwami, umwihariko mwami, umwihariko mwami. Urakoze mwami mwiza. Turifuza ko watwigisha ko wigishije abigishwa bawe, ukatwigisha gusenga, ukatwigisha gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, maze imyaka dusigaje ku isi kabiye kugira umumaro, kabiye kuguhesha icyubahiro. Urakoze papa, mushime kandi nushyirwe hejuru. Izina ryawe Yesu, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma twongere dusenge. Nongere mbashimire kuba mwaje muri iri teraniro. Umwami Imana bibahere umugisha. Ndashimira abashoboye kuba hano mu gitondo, Imana ibahe umugisha. Natwe igitondo twakibaye ahandi, ariko ku munsi w'ejo niba tuzongera tuyikorere hano. Nubishobora, Imana igushoboje, karibu tuzabane. Nutabishobora kugera hano kubera impamvu z'urugendo, uzasengere mu rugo. Haleluya. Yego. Imana ibagirire neza. Tuza imbere y'Imana turi muri iyi minsi yo gusenga, ndifuza kongera kukwibutsa iki kintu cy'ingenzi. Mba nkubwira nanjye nibwira. Iteka iyo tuje imbere y'Imana, ndifuza kukwibutsa ko wowe usenga nanjye nsenga. Bariya ni mubihorere murebe ngewe. Haleluya. Twebwe dusenga turaba agaciro, turaba umumaro. Haleluya. Hanyuma imisengere yacu izagira impinduka zitandukanye. Muranyumva nshuti z'Imana, bitewe n'abo turi bo. Haleluya. Gusenga ni byiza, turabizi iyo dusenga ko tuvuga amagambo. Ushobora gusenga ukava mu gitondo ukageza nimugoroba rwose ukivuga, harimo ababishobora. Ushobora kumara amasaha uvuga, ariko nongere nkwibutse ko amagambo tuvuga, umwanya tumara dusenga nawo ni mwiza, ariko igifite akamaro cyane ni wowe nanjye. Haleluya.
uko turi n'abo turi bo mu maso y'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Buryo Imana ifata inshuti zayo. Haleluya. Uburyo ubucuti n'ubusabane dufitanye n'Imana ari iby'ingenzi kuri twebwe dushaka gusenga no kubona Imana iseruka mu buzima bwacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Amen. Nanone mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 41, ubuhanuzi bwa Yesaya 41:8 tugeze ku 10. Haleluya. Haravuga ngo ariko weho Isiraheli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Haleluya. Imana irakibuka ubucuti yagiranye na Aburahamu. Ngo ariko weho Isiraheli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Ariko niba mwumvise iki gihango kiri aha hantu, ni ubucuti bwa Aburahamu afitanye n'Imana. Haleluya. Ubucuti tugirana n'abantu turaburema. Iyo ushaka ko tuba inshuti hari uko ugenda, iyo ushaka ko tuba inshuti hari uko ngenda, byibuza nkubaza amakuru, byibuza hari ukuntu tuvugana. Haleluya. Ese hari inshuti zitavugana? Ese hari inshuti zitanezezanya? Tekereza inshuti yawe uhora uyibabaza, ese yaguma mu bucuti? Ntabwo yabugumamo. Haleluya. Ndifuza rero kukubwira ko mu minsi yo gusenga ni byiza ko tuzamukana ibyifuzo. Ndabifite Mana yanjye byuzuye nk'igitebo. Haleluya. Ni byiza ko tuzamukana ibyifuzo, yaba ibyacu, yaba iby'abandi, yaba iby'abo dukunda, yaba iby'abo tugendana, yaba iby'abo tubana. Ni byiza ko tubizamukana imbere y'Imana kuko ni data. Haleluya. Yaratubwiye ngo ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza. Ibyo bintu mbikunda kubi. Nta mubyeyi muzima wifuriza umwana w'ikintu kibi, kereka umubyeyi w'umurwayi. Nabo babaho, ariko nabo burya baba bararwaye, umutwe haba hararwaye. Haleluya. Wemerewe kumubwira ngo data ngirira urya, papa nkorera iki n'iki, ariko reka nkubwire ikintu gifite umumaro kuruta ibindi, ni ubucuti bwawe nayo. Haleluya. Muribuka ubucuti Dawidi yagiranye n'Imana kugeza igihe Imana yamubwiye ngo umwana wawe nancumuraho nzamuhanisha akanyafu nk'ak'abantu. Ibintu byoroshye kubera ubucuti mfitanye nawe. Haleluya. Ubwo bucuti rero ni bwiza ku Mana, ariko none reka mbabwira aho bufite umumaro kuruta ibindi. Ni mu bwami bw'umwijima. Ni igiki kiturwanya? Ni ibiki biduhiga? Ni ibiki bitubuza amahoro? Ni ubwami bwa Satani. Ubwami bwa Satani buzi neza igipimo cyawe n'icyanjye cy'ubucuti dufitanye n'Imana. Buzi neza ikigero nizeraho Imana cyangwa ikigero ntayizeraho. Haleluya. Ubwami bwa Satani buzi neza niba imiryango y'ibyaha yarafunzwe mu buzima bwanjye, bakaba bizi neza ko aho hantu batari bushobore. Buzi neza igiteye agahinda niba hari imiryango runaka y'ibizaha mu buzima bwawe ucyandavuramo. Ubwami bw'umwijima burabizi. Muribuka Yesu yaravuze arimo arangiza urugendo rwe ngo umutware w'iyisi arimo araza, ariko ntacye kindimo. Mu yandi magambo, nta bwoba biteye. Nshuti y'Imana, tuzamuka mu cyumba cyo hejuru aho byose bihindukira, nimuze twite ku bucuti dufitanye n'Imana. Ni kubera iminsi yo kubwira Imana ngo Mana ndondora umenye. Nibyo ntita icyaha, ariko birimo bigabanya ubucuti mfitanye nawe, ndondora umenye. Haleluya. Kandi unkize, umbohore, umbature, twigirane imbere mu bucuti. Amen. Haleluya. Isengesho ryacu uyu munsi turyerekeze ku kwibaza ibintu byaba bibyiga bisunika ubucuti mfitanye n'Imana yanjye. Muranyumva nshuti z'Imana? Turasenga mu kanya. Ndakwinginze ngo isengesho ryacu turyerekeze ku bintu bibyiga ubucuti mfitanye n'Imana. Ngarutse mu buzima busanzwe, umugore n'umugabo, ibintu bibyiga ubucuti bwabo ni uguhemukirana, ni ugucana inyuma, ni ukudashyigikirana, ni ukutizerana. Biriya bintu byose bishobora gutuma ubucuti bwabo buzamo igitotsi. Haleluya. Ndagira ngo dufate akanya dusenga Imana, ariko tunigenzura. Uvuga ati Mwuka Wera, ni iki kibyiga ubucuti mfitanye n'Imana? Ni imiremerwa imeze iti? Ni ibiki bintu mpaye umwanya bibyiga ubucuti mfitanye n'Imana? Haleluya. Mana yacu tugire neza. Ni ibiki imitima yacu ibandarayeho, ikomeyeho?
bituma bisunika ubucuti na revo nari kuba ngezeho nsabanye n'Imana birengejeho. Haleluya. Nashyizemo ibyiciro bitatu byoroheje ariko tubamo buri munsi tujya tunabona. Amen. Wumve n'ibyo iyo ndakwifuriza kuba mu cya gatatu, ariko wumve icyo waba urimo nusanga uri mu kitari icya gatatu, twese doranire kwimuka. Haleluya. Revo nagize yibanze cyangwa itangira. Aba bantu ikintu gisunika ubucuti bafitanye n'Imana, ikintu kibyiga ubucuti bafitanye n'Imana ni ibyaha. Barakijijwe ariko batuye mu cyaha. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kwakira agakiza ni kimwe, umuntu amazina yakandika mu gitabo cy'ubugingo rwose akizera Kristo, ariko umuntu ashobora kwizera Kristo agakomeza agatura mu byaha. Ibyaha bisunika, bibyiga ubucuti dufitanye n'Imana. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Iyi ni urwego rwo hasi rutuma ubucuti dufitanye n'Imana budashobora kuba rwose develope. Iyo rero tuzamutse mu masengesho nk'uku nguku turimo twinginga Imana, nshuti y'Imana urikebuka. Niba hari icyaha wiyize, si ngombwa ngo abantu babe babizi, si ngombwa ngo babe barabigufatiyemo, si ngombwa ngo bibe bivugwa. Urikebuka ukavuga uti Imana ntabara muri iyi minsi 7, ntabara unkize icyaha kinyizingiyeho. Ntibishoboka ko umuntu yagirana ubucuti n'Imana bwimbitse atuye mu byaha. Ntibishoboka ko umuntu yakura mu buryo bwo mu mwuka atuye mu byaha. Uramureba ukajya wibaza aho yagwingiriye n'icyabaye n'ibyapfuye. Ese ko tubona soma Bibiliya, ese ko yigisha, ese ko tubona senga, byapfiriye he? Icyaha wa mugani w'abene wacu baba deperi hari twabita ngo ni inyongobeza bugingo. Icyaha kiyongobeza imbaraga z'umwuka. Icyo wakora icyo ari cyo cyose ntushobora kugwiza imbaraga mu mwuka utuye mu cyaha. Cyahuzi. Imana itugirira ubuntu. Biteye agahinda. Zaburi ya 50 irimo amagambo akomeye. Umurongo wa 16 kugeza ku wa 20. Cumi na gatandatu iravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye. Murumva uyu murongo udateye agahinda? Ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Mana yanjye, wicara uvuga nabi mwene so ubeshyera mwene nyoko. Iri jambo riteye agahinda. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatanya n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so ubeshyera mwene nyoko. Iyo turi mu nzu y'Imana dukora imirimo y'Imana twese tuba dusa n'abera, ariko aho nagiye ntegera amatwi abantu umuntu uza akakubwira ibyo yahuye nabyo n'ibyo yabwiwe, yabwiwe n'abapasiteri, yabwiwe n'abakristo bagenzi be basaga nk'abamurushije intambwe. Uravuga uti burya koko habaho abantu biruhiriza ubusa. Muranyumva nshuti z'Imana? Biruhiriza ubusa bagakora imirimo y'Imana bagaterana batuye mu cyaha nkana. Ndagira ngo mwumve itandukaniro ry'icyaha nkana n'icyaha kibasa umuntu arimo yinginga Imana wenda ngo imukize. Haleluya. Icyaha nkana umuntu arabipanga akanabivuga, akanabibwira abatubashye, abayubashye agerageza kubereka ko nta byabamo. Muranyumva nshuti z'Imana? Abantu bakiruhiriza ubusa niko Imana ivuga. Umuntu yiruhiriza ubusa yakinezererwa ibiganiro by'ubusambanyi, yakinezererwa kuvuga n'abandi bigahinduka kwiruhiriza ubusa. Ni ryari umuntu ashobora gukora icyaha cyangwa kuba mu byaha ariko akaba atarimo kwiruhiriza ubusa? Nijya afite umutima wihana. Iyi Imana ifite imbabazi ku rugero tudashobora kumva. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Niba harimo umuntu wakoze ibyaha biteye ubwoba muri Bibiliya ni Dawidi. Niki kimuhindura inshuti y'Imana? Ni umutima wihana by'ukuri utigirisha. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Icyo nicyo gihe icyaha cyaba kikikwizingiyeho ariko ufite umutima wihana. Wihana ntabwo ari uwihana avuga ngo okay Imana imbabarire ariko agakomeza urugendo. Oya,
kwihana ni ukwihana no guhindukira. Imana yacu itugirire neza. Icyo nicyo gihe umunyabyaha cyangwa umuntu utuye mu byaha aba atarimo kwiruhiriza ubusa. Dawidi cyagiye amaze gusambana muri Zaburi ya 51, hari amagambo nakuyemo ariko ndagusaba muze kuyisoma yose. Kuva ku murongo wa 9 aravuga ngo unyejeshe Ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura, unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Ibi bintu Dawidi yabivugaga atigirisha. Muranyumva shize Imana. Haleluya. Zari imbabazi z'ukuri. Aho Imana ibera Imana itandukanye natwe, ntabwo ireba umunwa wa Hortense, ireba umutima wa Hortense. Ese koko icyo cyaha uracyanga? Ese kirakuriza cyangwa wumva ari ubwenge? Cyangwa wumva ariko tugomba kubaho? Umutima wihana Imana ntizawirengagiza. Haleluya. Umutima ugira agahinda k'ubuzima butateye imbere mu mwuka, Imana ntishobora kuwirengagiza. Yesu icyubahiro. Haleluya. Muranyumva shize Imana. Turimo turasenga ariko turifuza impinduka, turifuza ubuzima buhindutse, turifuza ubuzima butabawe n'Imana. Tutamara iminsi 7 hanyuma Imana ikandika ngo biruhirije ubusa. N'inzara yaturiye n'umuruho wo kuzindukira hano no gusakuza dusenga, koko hakaza ijambo rivuga ngo ari mu biruhiriza ubusa. Wibika icyaha nkana mu buzima bwawe, gihunge, siganwa, saba Imana igutabare, boroga uri wenyine, ubwira Imana ngo Mana nkiza. Giteye isoni ntawe nakibwira, ariko Mana nkiza, ntabara ndakwinginze. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Ikintu kibyiga ubucuti n'Imana icyaha. Icyaha ntago gishobora gutuma umuntu abishuti y'Imana. Icyaha gituma Satana gusuzugura, abadayimoni bakagusuzugura. Nagize ibyago mu minsi yashize yo kuba ahantu umuntu yari atewe n'amadayimoni ho gatoya, hanyuma yabona abakristo b'ukuri akavuga ngo dore kiriya kigabo kiri muri bo ndacyanga. Ubwo ni Yesu. Yabona abandi bamubya akavuga turiya we ni inshuti yanjye. Yesu navuze Imana imfashe ntakomeze kubivuga. Satana aragusuzugura. Muranyumva nshuti z'Imana. Ariko Yesu arakiza, nicyo cyamuzanye. Yazanywe no gushaka icyazimiye, yazanywe no gushaka abanyabyaha, ngo umuvuzi ntago azira abandi ahubwo azira abanyabyaha. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Wadukije bya byaha byinshi. Ndabihamya ko Yesu nta cyaha atakiza. Nabonye abantu bareka gusambana, nabonye abantu bakira inzangano, nabonye abantu bababarira. Nta cyaha Yesu adakiza. Ariko nibiturize, niba tubituyemo, dutabaza iyo mu ijuru, mu misengere yacu dufite ibyo dusaba Imana, niduheraho. Umwuka wera yatwuzura ate? Imbaraga z'Imana zaza zite? Ijuru ryatubwira ubundi bwiru gute bugeretse hehe? Yesu yaravuze ngo muri inshuti zanjye niba mukora iki? Ibyo mbategeka. Hano ubwo ari ibyo mbasaba n'ibyo mbategeka. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Wibuke ko biba ari ukwiruhiriza ubusa iyo umuntu atuye mu cyaha nkana. Kwiruhiriza kurangira iyo umuntu arimo yihana by'ukuri, abwira Imana, borogera Imana ngo Mana nkiza. Maze imyaka 3, 5, 10 mu gakiza, ariko dore nduyu, Mana nkiza. Revo ya kabiri, haleluya, iteye intambwe ho gake. Bo si ibyaha bibyiga Imana, si ibyaha byica ubucuti. Ni ibintu bundi bisa nk'ibisanzwe, ntacyo bitwaye cyane, yewe ndetse bimwe muri byo bishobora kuba ari ibintu by'umumaro, bijya bifasha, bigira umumaro iyo byakozwe mu gipimo byagenewe. Haleluya. Imana itugirire neza. Ariko uburyo babikoresha iyo bitari mu gipimo gikwiriye, bibyiga ubucuti n'Imana, bibyiga ubucuti bafitanye n'Imana. Abo bantu Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Bashobora kubarizwa mu gitondo mu gikristo cyinshi, mu mugoroba bakabarizwa mu gipagani, kandi byombi bakabishobora. Haleluya. N'abana beza muri rusange, muri rusange n'abana beza, ariko ntibashobora gutunga imbaraga z'Imana. Hari urugero badashobora kugeraho. Ubwira ubw'ijuru nta nubwo babunyotewe. Amen. Haleluya. Amasaha umara mu bintu yerekana rwose ubucuti ufitanye n'Imana uko bungana. Uyu mubyeyi yaje afite amasaha amahano uyu munsi. Haleluya.
amasaha umara mu kintu yerekana ubucuti. Abarimbuka uzatekereza ryari ubugingo bw'abantu, uzatekereza ryari ko habaho abamisiyoneri, uzatekereza ryari ko ivugabutumwa rikureba. Ntibibaho. Umwanya tumara mu kintu ugaragaza ubucuti dufitanye n'Imana. Uyu munsi internet yaraje, tureba muri telefone. Ni byiza, ushobora kuba ukeneye kudodesha ukareba modeli runaka. Haleluya. Ariko hari umuntu ureba modeli amasaha 3 ku munsi, akava ku nkweto akajya ku simbizi, akajya ku kindi, akajya ku byo bisiga, akajya ku byo bambara, amasaha 3 agashira, kandi akabikora buri munsi. Ntibishoboka ko yakwigira imbere mu mwuka. Ntibishoboka ko icyumba cyo hejuru yagituramo. Ntibishoboka kubwira ubw'Imana bwahishurwa ku buzima bwe. Ntibibaho. Umwanya duha ikintu ugaragaza igipimo cy'ubucuti n'Imana. Kandi ahangaha hatuye y'abana benshi bakijijwe n'amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bababariwe. Ariko imirimo ipfuye yimbura mumaro ibabanye myinshi, bigatuma ubuzima bwabo butagira itandukaniro hagati y'abakijijwe n'abatarakijijwe. Haleluya. Ikintu cyose kigufasha umwanya munini kituba ku mwuka wawe, kituba ku mwuka wawe, kitarakaza ngo urimo uratunga umuryango. Kandi nabwo hari abakristo akazi katwaye, haryo bavuga uruhu n'uruhande, katwaye uruhu n'uruhande. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Reka bintere gusimbuka nsome uyu murongo mu Galatiya 2:20 haravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Iyo ureba filime uyirebeshwa no Haleluya. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Iyo ako kazi nkora, iyo filime ndeba, ibyo bindi birangaza ndeba, ese mbikoreshwa nibi ngibi no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ni byiza kuruhuka, ni byiza gushisha amaso ukareba ibikurangaza rwose, nta nubwo byitwa ibyaha, ariko umwanya ubiha ubyiga ubucuti n'Imana. Nicyo gituma umuntu ashobora kumara imyaka 10 mu gakiza bimeze kimwe. Ibyago rero byo kuba muri iyi level ya kabiri, mwumve inshuti z'Imana, mu mwanya wo gufata ibyemezo by'ubuzima bwa buri munsi, decisions za buri munsi, ubifata nk'uko abapagani bose babifata. Iyo kubeshya biri buzana inyungu, urabeshya, nimugoroba ukajya guterana. Iyo umuntu yaguhemukiye uramwanga ukanamusiba, ikiganiro gisebanya ntacyo gitwara amatwi yawe, mbese ubuzima bwa gipagani ububamo rwose nta kibazo. Ariko ukaba wavuga ubutumwa, ukaba waririmba, ukaba ayo tatawe. Usuko ubupagani butavanwaho n'imyaka. Nagize ibyago byo kubona umuntu ushaje w'igitsina gore w'umukristo wakoreye Imana, ushaje unduta mu myaka, usazanye ubusambane n'irari ryinshi, ahobera abagabo ukagira ngo bamurangiye mw'umuti. Nkibaza ariko ni gute umuntu aba mu gakiza akamara imyaka akavuga ubutumwa ariko akaba yuzuwe n'irari ringana gutya? Umugore ubundi tumenyere ko abagabo abenshi aribo bashurashura, ariko n'abagore barananira. Mbese kuba muri Kristo Yesu w'i Nazareti, uzi uko biba bimeze? Abatuye kuri iyi level ya kabiri n'umwana w'Imana, yarakijijwe, yarabatijwe, ariko imirimo ipfuye iramwuzuye, kuko ubugingo bwabo bugaburira imyanda y'uburyo bwose. Ararangaye, arahuze, imyaka ntivanaho ibyaha, imyaka ntikuze umuntu mu mwuka. Umuntu amara 20 akamara 30 adakuze mu mwuka. Mana itugirira ubuntu. Level ya kabiri irabishye. Ikindi cyago cyahangaha, amaganya y'isi abasha abantu kuri level ya kabiri nkuko abasha abantu batizera Imana. Bafite umuhangayiko, Kristo muri bo nta mahoro ya Kristo bafite. Nuvuga ngo bafite imiremerwe ya karemano bavukanye. Niba yarasanzwe n'ingeso nziza arazifite, niba yarasanga ngo ubugome buracyahari, niba yarasanga ngo utuntu dupfapfanye turacyahari. Mbese kamere ntiyigeze ikorwaho namba, uretse ko ashobora kuba ari umubirivazi, cyangwa ari umuzayoni, cyangwa ari umwadeperi, cyangwa ari muri Assemblée de Dieu, anyuzamo agakora n'imirimo y'Imana, rimwe na rimwe agatanga n'amaturo, cyangwa akaba yatanga n'iteka. Ariko amaganya y'isi amwuzuye 100% nkuko yuzuye abatagira Imana. Bafite umuhangayiko ku kigero cyo hejuru. Nshuti y'Imana, Imana yakigenga byose.
haleluya. Hari amahoro azanwa no gukiranuka, hari amahoro azanwa no kuba inshuti y'Imana, hari umutuzo mwinshi no kumenya ngo Imana irabigenga, bizanwa n'ubucuti dufitanye n'Imana. Batinya indwara z'uburyo bwose, batinya ibyago by'uburyo bwose, bafite ubwoba bumeze nk'ubw'abantu batizera Imana. Kuba muri level ya kabiri birabishye, nta kintu bimariye umuntu. Arakubwira ngo n'abandi niko babigenza. Reka mvuga iki kintu ntasabye uruhushya. Umuntu umwe yararimo kumbwira, umuntu baganiraga barimo bavuga ibintu byo kujya hanze. Murabizi abantu bashaka kujya hanze guturayo, kandi bagashaka kujyayo mu nzira izarizo zose. Umukristo ukorera Imana arimo abwira undi, nkuko n'abandi muvuga tumwe uyu munsi, arimo abwira undi ngo nakwemera ngo nkihindura umutinganyi, kuko ibihugu byo muri Afurika ntabwo biremera ubutinganyi ku mugaragaro, ariko mu mabanga birimo biragenda bibyemera, no ku mugaragaro nabyo biraje. Muri umushizi z'Imana nakwemera nkihindura umutinganyi, icyangombwa nuko mbona impapuro zintuza hehe muri Canada. Umukristo umuvugabutumwa ukemera mu gipapuro ukiyita kuri umutinganyi, kandi ko mu Rwanda barimo bagutoteza kugira ngo ubone impapuro zo kubibura. I Burayi se ni mu ijuru. Aba nabo kuri level ya kabiri. Nababwiye ngo iyo ubupagani burimo inyungu abujyamo, iyo ivugabutumwa ririmo inyungu azamo, iyo ririmo hiti ararikora, byose biramushobokera. Imana itugirira ubuntu. Uzi ikiba cyabaye, amaganya y'isaba yamubashije, akabwira ngo erega ntuzabaho, uzacuruza ute, bizava hehe, abana baziga gute, dore uko bimeze, dore imisoro mu Rwanda, dore ubucuruzi, dore bimeze gutya, akazi bigomba kugenda gute, amaganya y'isaka kuzura. Reka mbabwire, ubucuti bw'Imana butuma turongeraho abandi baburiye. Haleluya. Umugisha ufitwe n'Imana, umuremyi w'ijuru n'isi. Yawukura ikantarange, yawukura iburasirazuba n'iburengerazuba, kubw'ubucuti mufitanye. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Imana itugirira ubuntu. Level ya kabiri iragatsindwa n'Uwiteka, igiteye agahinda tuwemo n'abana b'Imana benshi, kandi bazi ko ari ubwenge disi. Barakubwira ati gira ko buswa ucucu, gira ko buswa, cyumera nk'uko abandi bameze. Ubwo abandi uko abandi bameze, iyo bageze aho biyaranje bariyaranje, ubwo nibyo baba kwigisha. Imana itugirira ubuntu. Bagira iminsi y'ububyutse n'iminsi yo kubivamo, bagira iminsi y'ububyutse n'iminsi y'ubukonje. Ushobora kubasanga ahantu batunguye ukavuga uti ye, ni we se, niwe dusengana se, ni we se. Imana ituzamure, idukure muri izi revu. Haleluya. Itujyane mu kwiharirwa nayo. Amen. Revu ya gatatu twinjira mu gusenga. Amen. N'abantu bahaye Yesu byose. Niwe mu by'ukuri uyobora ibyo babamo, ibyo batindamo, ibyo bashyiramo imbaraga, ibyo bashyiramo ubutunzi bwabo, ibyo bashyiramo impano zabo. Yesu aradrivinga, arayobora byose. Iyi revo iyo wayigezemo ntabwo uhagarara gukura, urakomeza ukayikuriramo. Ariko bana b'Imana, ahantu tugomba gutura. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Yemwe abari muri Kristo Yesu, yemwe abagira ubuntu tugakizwa, ahantu tugomba gutura. Iyo tugezeyo ntabwo tuba turangije, tuba turi mu rugendo rwo kurushaho gusa na Kristo umunsi ku wundi. Amen. Haleluya. N'abantu bahaye Yesu byose, niwe mu by'ukuri uyobora ibyo babamo, ibyo batindamo, ibyo bashyiramo imbaraga n'ubutunzi bwabo. Iri jambo twasomye mu Galatiya 2:20 riba applied cyangwa rishyirwa mu bikorwa mu buzima bwabo. Si ngombwa ngo babe bafite amatitire y'ibirangirire, kuko ni urugendo. Haleluya. Si ngombwa bafite imihamagaro igeze ku isi yose, ariko abana b'Imana bo kuri bakwiriye gutura bagakuriramo, bakava kuri point imwe bakajya ku yindi, bakajya ku yindi, bakajya ku yindi. Haleluya. Reka dusubiremo hano mu Galatiya 2:20. Havuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjuriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ibyo bakora byose bakiriho mu myaka bongewe, babikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wadukunze akatwitangira. Ni gute umuntu ashobora kuba ari mu kazi gasanzwe ariko akabaho gutya? Ni ukuvuga ngo nubwo ari mu kazi, arimo gukorera amafaranga, ariko umutima we uziritse ahangaha. Byose abikoreshwa no kwizera umwana w'Imana. Icyemezo cyose akora, areba icyo
umubano we n'Imana ubivugaho mbere y'ibindi. Haleluya. Imana itugirira ubuntu, Imana iduhe gutura hano hantu. Impamvu mvuga ibi bintu byose no kugira ngo muri aya masengesho y'imisi 7 wihererana n'Imana, turimo dusengana muri rusange, wibuke ko wowe usenga uri uw'agaciro, uri uw'umumaro kuruta amagambo 1000 wasenga. Umuntu wo muri iyi level ya 3 isengesho rye n'uwo muri level ya mbere byanze bikunze bizagera na yitandukanira. Imana ntirobanura ku butoni, ariko Yesu niba yaravuze ngo muri inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka, ubwo se abadakora ibyo bategeka nabaki? Nta bantu nyine. Haleluya. Twasomye handi twasomye ngo urubyaro rwa Abraham inshuti yanjye. Iki gihugu ningikuraho urwishingikirizo rw'umutsima, ningikuraho n'ikintera umugongo kikagira ibyago, aba bagabo 3 nubwo babamo, kuki Imana kivuga kuri aba bagabo 3? Nuko bari bafitanye umwihariko. Isi ntibashuke, nyigisho zacu z'amadini ntizibashuke. Ni koko muri Kristo Yesu duhinduka ibyaremwe bishya. Muri Kristo Yesu twemerwa n'Imana, birahagije. Ariko kubayeho biramataringa, n'iby'ingenzi mu isi y'umwuka. Uko mbayeho nyuma yo kwakira agakiza ni iby'ingenzi mu isi y'umwuka, mu isi zombi, mu bwami bw'umucyo no mu bwami bw'umwijima. Ni iby'ingenzi. Imisengere y'izi level izazana itandukaniro mu isi zombi, mu bwami bw'umucyo no mu bwami bw'umwijima. Umuntu ashobora kwirukana dayimoni akikuraho ibyo bamushyizeho, dayimoni agahagarara akamuseka akavuga ati yewe none se arirukana ibyo nyirasenge yamushyizeho, ibyo se we yizanira, ibyo azana mu bagabo basamba n'ibyo azana mu bagore basamba, dayimoni yaguseka. Murumva se atari byo? Niko kuri, niko kuri. Ntabwo bishoboka ko dayimoni twinjiza twakongera kumwirukana ngo agende, kandi tumwirukana nimugora tukamuha karibu. Mureke twite ku buzima bwacu, ku busabane dufitanye n'Imana. Reka duhaguruke dusenge. Ndabinginze twese duture muri iyi level ya 3, hanyuma tuyikuriremo, tuyikuriremo, tubaze umwami icyo dushakaho, tuyikuriremo, tumubaze imigambi afite ku buzima bwacu, tuyikuriremo, twiyambura ibintu byose bibyiga ubucuti dufitanye n'Imana. Ese ni imirimo ipfuye ititwa ibyaha ariko ipfuye, ni ibyiga ubucuti dufitanye n'Imana. Amasaha yawe yakoresha uti, umwanya wawe ukoresha uti, nibiki utinzaho amaso byimbura mumaro, nibiki bijya mu matwi yawe byimbura mumaro, bibisiga ubucuti dufitanye n'Imana. Nimba ari icyaha icyo cyamuzanye, ntabwo yaje gushaka abakiranutsi, yaje gushaka abanyabyaha. Data tuguhaye icyubahiro, sutsa umutima wanjye imbere yawe, suka imitima y'abana bawe imbere yawe, abafite inzara n'inyota barimo bagushaka. Mwami niwe waturembuje, uraduhamagara kugira ngo tuzamukane mu cyumba cyo hejuru, aho byose bihindukira, aho duherwa imbaraga. Uko niko twaje Mwami w'abami, turifuza kutuzamura, turifuza kudukiza.